ibihe byiza nshuti bakunze mukurikirana Iwacu Media TV. Tugarutse muri cya gice cy'itangazamakuru, ibivugwa mu itangazamakuru, aho tugeze mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kinazi ndetse akagari ka Burima, umudugudu wa Mirambi, ubufatanye na BTN TV, aho twamenye amakuru y'umuntu bita Munyaneza ugenda abangamira abaturage b'umurenge wa Kinazi, abakubita mu by'ukuri kandi ntacyo bapfa. BTN TV ku nkuru irambuye. Iwacu Media TV. Amakuru twabateguriye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Kinazi, abaturage batuye mu kagari ka Burima bavuga ko babangamiwe n'umuturage ngo ubakubita, bagerageza kurega ngo ntihagire icyo bamutwara, bagasaba ko ngo iki kibazo cyakemuka. Mahoro Samson. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Mirambi mu kagari ka Burima mu murenge wa Kinazi barasaba inzego z'ubuyobozi kubatabara mu maguru mashya ngo kubera ihohoterwa bakorerwa n'umwe mu baturage witwa Nkundimana Charles. Aba baturage bagana na BTN TV batubwiye ko ngo uyu Nkundimana Charles yigize nk'akamana muri aka gace, dore ko ngo akubita bamwe mu baturage ku rwego rukomeye kandi ngo ntacyo afite ngo abazize. Ikibazo ni umuntu wasanze aho nicana uruguru nari ndimo nywa agacupa, arangije arambwira ati gahunda niyo kukwica no ngakurangiza. Kwa yuko hari ikibazo nahuye nacyo, yaje kunemagura tujya mu rukiko turaburana. Mu rukiko nta kintu bamariye habe na kimwe, rangiza ikimuga yaranemaguye. Amaze kunemagura, Imana buri muntu wese abonye arakubita, akavuga ati gahunda afite ngewe nuko ngewe nzabakubita nkabica. Abaturage ntago tuzi ikibimutera, niba ari umuntu umutuma. Usanga umuntu gusahana agahita akubita agakubita nta no kwirwa avuga. Uyu muntu duhohotera bamwita Nkundimana Charles, akaba ari umuhungu w'umusaza bita Munyaka. Charles ni umuntu agira gutya ukabona araje akagusanga nk'aha ngaha agatangira akagutuka. Ubwo nyine iyo agutunguye arakuvutura kandi aguhoruza, nta n'ikintu umuntu avuga. Nk'ubu nk'urugero, jewe rwose pe arantoteza buri gihe. Mfite amakayi menshi nagiye nandikisha mu mudugudu, bimaze kuba nk'inshuro nk'eshatu. Giye yanteye n'amabuye bigaragara, abaturage barabibona. Noneho agahebutse cyakora narandikishaga nkareba nkavuga nende uyu muntu ni ubusinzi cyangwa se n'ihungabana afite, kuko agiye nkurikije amagambo avuga. Tubura gusanga afite na toroma n'ibikomere ndabifite, bwari buhari. Sanze Kinazi gihe narengewe nkora hara ku modoka ziri hariya zitwara abagenzi. Yego. Kwiyi nshuro gihe ku bwanjye niyo namubona, n'iyi mikoro nayikubita hasi nkiruka. Kubera iki? Kuko narahamutse gihe byarandenze. Aba baturage bavuga ko ngiri hohoterwa uyu muturage akomeza kubakorera umunsi ku munsi, ngo uyu Nkundimana yitwaza yuko ngakomoka mu muryango ukomeye, ndetse ngo bagatunga n'agatoki inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano ngo guha icyuho uyu Nkundimana, kuko ngiye kubisobanura rimwe na rimwe ntafatwa, ndetse ngo yanafatwa bugacya bamurekuye. Impamvu mujyana bakamufungura, urabona nk'uko abaturage babikubwiye hano, sibyo? Wenda se jewe sinanabihagararaho cyane, ariko birahari pe. Abo bene wabafite uwo afande Gapfunsi bavuze, sinzi icyo bapfana. No mu minsi ishize ejo bundi yaje ahangaha, bari baharara abasirikare babiri, umwe nabonaga ari nka majoro ariko je nari ndi kure sinamurebaga neza, undi yari nka kapiteni cyangwa suriye to. Araza bagura n'ibisheke hano, niwe wabibatwaje. Ubona rwose bari kumwe nta kibazo, kandi yari amaze iminsi akoze dega muri iyo minsi. Rwose bamaze kumufata inshuro zigira nko muri 3. Hano hepfo yagiye mu kabari, amaze kujyamwo yirukana nyirakabari aramusohora, ajyamo inzoga arazinywa, yinjiyemo nka saa 5 ageza mu gitondo. Kabari yagiye mu Kanana gahungabanya yitwa Mama Shanzi, hagiye mu nzoga ntiyazishe. Kwirukanye. Kubera iki? Ubu nanjye mubonye narakwirukana. Neza neza. Barahamutse tube. Barahamutse. Neza abanajya. Gusa ubona ko utagitifu ari gitifu, twe nazatwisha. Ibona ko utagitifu w'akagari, twe nazadukubita. Hari umwe mu bayobozi b'akagari wabwiye BTN TV ko nawe ahora kubitwa inkoni n'uyu Nkundimana, nyamara ngo yagerageza guhamagara inzego z'umutekano ngo zikamusaba kwirwanaho. Rwose isaha n'isaha umuntu utakubundi wakumva yisha umuntu, uhamagaye na mudugudu hano yagusobanura. Nirondo yigeze ari kubita neza neza ryose araryirukankana. Iyo batubwira ngo ndushaka irondo rimufate, ntabwo irondo ryamufata, kuko na polisi ijya kumufata bakoze operation ikomeye, bagombye gushyiramo ubwenge. naho ze nkorera hanga handi sedo ariko naje kwimukuzwe nkorera mu kagari ka Kebero
ndi sedo mu kagari ka Kibeho. Ni ukuvuga ngo rwose jyewe yaranyibasiye binagaragara kuko ubajije n'aba baturage bari aha bose afite mu majwi ubundi w'ikintu ashaka abo bose akenshi ikintu abahura ngo baravuga ashaka gutimbure uceceka. Aba baturage babwiye BTN ngo uyu Nkundimana Charles abangamiye bikomeye sosiyete nyarwanda, aho bahera basaba inzego zibishinzwe kumufata maze ngo akaba yafungwa. Twakifuje leta iramujyana akagarukira hano mu Ikebero, ntabwo aragera na santarari buriya. Hanyuma urumva ko aho hantu hari mu ikibaba, ubundi ni umuntu wabuze ihaniro na se yaramunaniye na se arakubita ubundi kereka habaye imbaraga za leta, kuko na polisi ejo bundi mu kwezi kwa 4 rwose twari tumaze kwibuka yamwirutse haha ngaha. Polisi rero urabona ntabwo ipfa kurekura amasasu ngo ipfe kurasa umuntu atageze ku ntuza imbere y'ubucamanza. Yego icyifuzo twifuza mwatubariza mu nzego zo hejuru impamvu aduhohotera abaturage kandi ntacyo tuba twamutwaye. Uwo munyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze nimba hari amakuru baba bafite kuri iri hohoterwa aba baturage bakomeje kugenda bakorera, ariko kugeza amagingo ntago baratwitaba, ndetse tubandikira n'ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza. Mu gihe bazatwitabira kwazagaruka kuri iyi nkuru. BTN TV yagerageje gushakisha uyu Nkundimana Charles aba baturage bashinja kubahohotera ariko ntiyabasha kuboneka. Ibintu bisanzwe kumva umuturage umwe wajengereje hafi akagari kose aha kubita abaturage ukabyumva kandi agakomeza kwidegembya ntanakurikiranwe n'inzego z'ubuyobozi. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu kagari ka Burima aha abaturage barira yo kwarika kubera inkoni ngo zibarembeje bakubitwa n'umuturage mugenzi wabo mu murenge wa Kinazi, ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Mahoro Samsoni nawe tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Njyewe na Liliane Hiradukunda dusubire ku isaha ya 3, mukomeze mugire ibihe byiza.